Muraho neza nanone abakurikira ibiganiro bya Cano Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Ese umuntu yigeze gucyuriraho mu buzima, wenda akakubwira ijambo ribi rikagukora ku mutima, rikagukomeretsa cyangwa se rikagusigira igikomere. Ku batabizi, ubundi gucyurira umuntu no kumubwira amagambo akomeretsa mabi ku bintu wenda runaka byabaye cyangwa se ku ntenge afite cyangwa se ubusembwa, nuko ukaba wamukomeretsa ukamubabaza. Icyo gihe uwo muntu uba umucyuriye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ncyuro ishobora kuba ariyo ncyuro mbi mu mateka azwi y'Abanyarwanda ndetse wenda no mu mahanga umuntu yacyuriye undi. Uzumva Abanyarwanda bakuze baganira bavuga bati iyi ncyuro ni nka ya yindi yasubije Nkundiye iwabo ku kirwa cy'Ijwi. Ese iyo ncyuro Nkundiye yacyuriwe ni iyihe? Yayicyuriwe nande? Kuki yabaye ikimenya bose ikandikwa mu mateka kugeza ubwo incyuro yose wacyurira umuntu igereranywa n'iyo ngiyo kugira ngo ububi bwayo bushyirwe ku munzani, bushyirwe ku gipimo? Muhawe rero ikaze kuri iyi Cano Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Tuganira ku rurimi rw'Ikinyarwanda, ku mateka y'u Rwanda ndetse no ku muco nyarwanda. Niba uri mushya aha ngaha, ni ibyo ngibyo uzahamenyera. Turaganira tukungurana ubumenyi kugira ngo dusigasire gakondo yacu. Nitwa Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro, nishimira cyane kuganira namwe kuri ibyo ngibyo. Niba uri mushya rero ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose dushyiraho bijye bikugeraho, kandi ntiwibagirwe gukanda like kuri iyi video nukunda ibirimo, kugira ngo YouTube igeze ibyo dukora ku banyarwanda benshi ndetse n'abumva Ikinyarwanda bagakunda amateka n'umuco byacu bari ahantu hatandukanye ku isi, kugira ngo ibyo tuganira bitugirire umumaro. Nkundiye uyu rero tugiye kuganiraho n'incyuro yacyuriwe, yari igikomangoma cyo mu bwami bw'Ijwi. Ijwi rikaba ikirwa cyari kiri hariya mu kiyaga cya Kivu, nuko isi akitwa Kabego. Igikomangoma rero Nkundiye yari umwana nyine w'umwami w'ubwami bwo ku Ijwi. Ijwi ryayoborwaga na Kabego. Nkundiye uyu rero yacyuriwe incyuro na Giharamagara cya Rwakagara mu 1880 ku ngoma y'umwami Rwabugiri Kigeli wa kane. Niho iyi nsigamugani, iyi ncyuro mbi Nkundiye yacyuriwe, nibwo yayicyuriwe nyine. Intandaro rero uti yabaye iyihe? Umwami Rwabugiri yagiraga ingabo zitwaga Inkeramihigo. Nuko Inkeramihigo zikaba zikuriwe ziyobowe n'uyu Nkundiye mwene Kabego wakomokaga ku kirwa cy'Ijwi. Inkeramihigo rero zagiraga ibitaramo, inkera z'imihigo nyine, aho umwami yaziterekaga intango, nuko zikivuga imyato, zikivuga ibigwi, zivuga urugamba zabaga ziheruka kurwana cyangwa se n'izindi ngamba za mbere, zishimira ubutwari bwazo. Nuko muri icyo gitaramo cy'inkera y'Inkeramihigo cyari cyateguwe n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, ingabo zirivuga nyine izo Nkeramihigo, zivuga imyato n'ubutwari byazo. Nuko Nkundiye wari uzikuriye nawe arivuga, yivuga ubugabo bwe, yivuga imyato karahava. Ariko Giharamagara cya Rwakagara wari umwega wari uri kumwe na Nkundiye muri icyo gitaramo, batajyaga imbizi, bari banakimbiranye ku manywa y'uwo munsi, bagiranye intonganya, niko guhaguruka ati nta soni, wowe urivuga ukivuga ubugabo uhakanwe n'ubwaso mu Rwanda. Iyo ncyuro rero ibabaza Nkundiye cyane. Bukeye bwaho Nkundiye afata umwambi ndetse imyambi ye n'umuheto we n'ingabo ze nkeya, arahunga ava mu Rwanda atanasezeye shebuja umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, asubira iwabo ku kirwa cy'Ijwi kubera kubabazwa n'iyo ncyuro. Wakwibaza uti se iyo ncyuro yari ishingiye kuki? Kuki ari iyo ncyuro ikomeye mu mateka y'u Rwanda ndetse no ku isi? Nge nta yindi ncyuro nigeze numva nk'iyo ngiyo. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Ubundi Nkundiye twabibonye ko yari igikomangoma cy'ubwami bwo ku Ijwi, ise akaba umwami Kabego wo ku Ijwi. Kigeli wa kane Rwabugiri umwami w'u Rwanda yarwanye n'Ijwi mu bitero 4 simusiga byabayeho, ariko birangira Ijwi aritsinze ku gitero cya 4, anigarurira ubwami bwaho, ubwaho burasenyuka birarangira.
uti rero byagenze bite, bihuriye he n'inyuro Rwakagara Giharamagara cya Rwakagara yacyuriye Nkundiye? Ese aya mateka arahurira he? Ubundi umwami Rwabugiri yakunze gutera ijwi nyine nk'uko twabibonye mu bitero bine. Mu gitero cya kabiri umwami Rwabugiri yaranesheje, anesha ijwi, ariko ntiyabasha gucakira umwami Kabego kubera ko yacikishijwe n'abashi b'abahavu bo kuri icyo kirwa nyine, bamukiza inzara ze, abasha gucika Rwabugiri ari muzima, arahunga. Rwabugiri amara igihe kirekire ategereje Kabego kugira ngo amufate amwice, ubwami bwaho burangire. Icyakora atamubonye, afata umwanzuro wo gutahuka akava ku itabaro agasubira mu Rwanda. Icyakora mu rwego rwo gufata ayo matware yari yigaruriye no kuyakomeza, ahasiga abatware bo kuhatwara ndetse anabasigira ingabo nyinshi z'u Rwanda kugira ngo Kabego nagaruka cyangwa se abo bahavu b'abashi bagashaka kuzamura umutwe bakabagandira, izo ngabo zizabacubye cyangwa se zihangane na Kabego nanagaruka. Nuko Rwabugiri, dore ko yari umwami w'umurwanyi waguraga u Rwanda, asubira mu Rwanda ajya mu zindi ntambara. Icyakora bidateye kabiri, Kabego aho yari ari mu buhungiro aza kumenya ko Rwabugiri yatabaye mu kindi gitero cy'ahitwa Igikore, ko ndetse yasubiye mu bindi bihugu bye bya kure byarimo Ubufumbira. Nuko Kabego yigira inama yo kugaruka mu gihugu cye, ni ukuvuga aho ngaho nyine ku ijwi, agaruka arwana. Ba batware Rwabugiri yahasize n'ingabo zabo arabamenesha, barahunga, bahungira mu Kinyaga. Nuko Kabego yisubiza ubwami bwe, asubira ku ngoma. Icyakora aya makuru y'uko Kabego yagarutse ntabwo yashimishije Rwabugiri wari umurwanyi kandi yarahafashe bwa mbere, nuko atoranya ingabo z'indobanure muze kugira ngo azagaruke kwivuna kuri Kabego, noneho amutsembe burundu n'ubwami bwe burangire. Ubwo rero yari arimo gutegura igitero cya gatatu, kuko twabonye ko ikiriya giheruka cyari icya kabiri, ubwo yari arimo ategura igitero cya gatatu kugira ngo noneho ubwami bw'ijwi abushyireho umusozo, aburangize, hanavutse ibibazo mu muryango wa Kabego nyirizina. Kabego agirana amakimbirane n'umuhungu we Nkundiye, akaba yari ashingiye ku rwango bagiranye ruvuye ku guteranwa n'umugore w'inkundwakazi wa Kabego. Ni ukuvuga ko Kabego yari afite umugore akamukundwakaza cyane, nuko uwo mugore amuteranya n'umuhungu we Nkundiye. Uru rwango rero rwakomeje kugenda rukura rwihembera, nuko Nkundiye afata umwanzuro wo kuva kwa se ajya kwibana. Wa mugore w'inkundwakazi abwira Kabego, amujya mu matwi ati, dore umuhungu wawe Nkundiye yarakugandiye, yakwiyomoyeho, dore yagiye no kubiwe, nta nubwo akiguhakwaho, ejo cyangwa ejo bundi ashobora no kuzagutera akakwica, nuko akakuzungura akaba ari ujya ku ngoma. Kabego aritaye mu gutwi, yumva koko ibyo bintu bifite uburemere, niko kuvuga ati, ibi ntibishoboka, ntabwo narekerayo. Atumaho umuhungu we Nkundiye ati, niki gituma utakiba iwanjye? Undi nawe ati, mbi iwanjye kubera ko iyo nje iwawe untukana n'umugore wawe. Nafashe umwanzuro rero wo kuba iwanjye, nawe ukaba iwawe. Birakaza cyane Kabego, asubiza Nkundiye ati, ikigutera uwo murengwe ni ibintu byanjye utunze, ni amatware yanjye utunze naguhaye, reka nze mbikwambure noneho urebe uko uba. Nuko Kabego yambura umuhungu we Nkundiye imisozi myiza cyane yari yaramugabiye, maze Nkundiye asigarana bike. Ibi noneho byababaje Nkundiye kurushaho, maze ya mahari, bwa bwiko n'urwango byari biri mu muryango birushaho gufata indi ntera. Nuko Nkundiye yanga se noneho bidasubirwaho byeruye. Amaze rero kumwanga, ni nabwo Rwabugiri yari ari muri ya myiteguro yo kugaba igitero cya gatatu. Nkundiye afata umwanzuro wo kujya guhakwa kwa Rwabugiri. Urumva yahinduye uruhande, ava kuri se Kabego ajya noneho guhakwa ku mwanzi we Rwabugiri. Asaba ubuhake, abwira Rwabugiri ati, nyagasani, ndagusaba ubuhake, nanganye na data Kabego, numpaka ukampa ubuhungiro, nzamukugezaho umutsinde bidatinze. Nuko Rwabugiri aganira na Nkundiye, bahuza umugambi, bemeranya ko amuha ubuhake, undi nawe akazamugeza kuri se Kabego, akamwivuna akamutsinda. Nuko Nkundiye ahakwa atyo kwa Rwabugiri, aratoneshwa.
nuko Rwabugiri ategura cya gitero yifashishije n'amakuru yahabwaga na Nkundiye, koko atsinda Kabego, amutsinda ku ijwi mu gitero cya gatatu. Intambara irangira amutsinze, umwami Kabego aricwa ndetse aranashahurwa, ubugabo bwe butamirizwa ingoma Karinga. Wari umuco wo mu Rwanda, abami babaga batsinzwe barashahurwaga, nuko ubugabo bwabo bugatamirizwa ingoma Karinga nko kugaragaza ubutware n'ubuhangange abami b'u Rwanda babaga baragezeho, banesha abo baturanye bakigarurira amatware yabo. Nuko ibya Kabego birangira bityo. Kabego rero amaze gutsindwa atyo, Nkundiye n'umuryango we ndetse n'abandi bantu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa se, bose barasuhutse bava ku ijwi baza mu Rwanda, nuko batuzwa i Nyanza, batuzwayo n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Nuko rero Nkundiye yageze ibwami, atona kuri Rwabugiri kubera ko ngo atasibaga itabaro kandi akarwana mu b'imbere, ndetse akenshi akegukana imidende kubera uburwanyi bwe. Atona rero kuri Rwabugiri akamukunda karahava. Ni naho yaje kuyoborera za ngabo z'inkeramihigo za Rwabugiri twatangiriye tuvugaho muri cya gitaramo y'inkeramihigo. Nuko Nkundiye atona kuri Rwabugiri gutyo kubera nyine ubwo butwari bwe. Nuko rero Nkundiye yageze ibwami bw'u Rwanda kandi yarakomokaga ku ijwi. Kubera ko rero ise yari yarishwe amugambaniye ndetse ubugabo bwe bugatamirizwa ingoma Karinga, hari abantu benshi bajujuraga ibwami bavuga bati Nkundiye ni ikigwari, Nkundiye bamuvuga nabi. Nibwo rero Giharamagara batajyaga imbizi nk'uko twabibonye, yamucyuriye incyuro mbi, amucyurira ko ubugabo bwa se Kabego butamirije ingoma Karinga. Ingoma we yarahatsweho kuko yarahatswe n'abami b'u Rwanda, yarahatswe na Kigeli wa kane Rwabugiri, avuga ati nta bugabo bwawe kubona uhakanwa n'ubwaso. Iyo ncyuro rero niyo ncyuro mbi cyane ibaho, ishobora kuba yarabayeho mu mateka y'u Rwanda muzizwi. Yababaje cyane Nkundiye nk'uko twabibonye, agataha atanasezeye. Icyo gihe Giharamagara amucyurira muri iyo nkera, Rwabugiri ngo yari yagiye kuryama kuko inkera yari yafashe umwanya muremure, nuko Rwabugiri ajya kuryama. Giharamagara rero akimara kumucyurira, Nkundiye yarababaye, afata umwanzuro wo gutaha atanasezeye, asubira iwabo ku ijwi. Ageze ku ijwi yahiritse ubutegetsi, abandi batware Rwabugiri yarahashyize mu gitero cya gatatu, arabahirika, azungura ingoma ya se, ahinduka umwami w'ijwi, yigumura ku Rwanda, agandira umwami Rwabugiri kubera iyo ncyuro. Icyakora Rwabugiri ntabwo yashizwe, yababajwe cyane nuko kuganda, nuko agaba igitero cya kane ari nacyo cya nyuma yagabye ku ijwi, atsinda Nkundiye, ubwami bwaho araburangiza burundu, birangira ubwami bw'ijwi burangijwe n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri w'u Rwanda. Ngayo rero amateka y'ubwami bw'ijwi, ndetse na Nkundiye igikomangoma cyaho, umuhungu wa Kabego wacyuriwe incyuro mbi ko yahatswe ibwami, akivuga ubugabo n'imyato, kandi ubugabo bwa se ahakanwe nabwo butamirijwe ingoma Karinga. Iyo ncyuro mbi rero imukomeretsa umutima, ituma asubira iwabo ku ijwi kwisubiza agaciro, ariko birangira n'ubundi atsinzwe. Ubwami bwa se n'ubw'umuryango wabo w'igisekuruza cyabo burangirira aho ngaho. Ngiyo rero incyuro mbi yasubije Nkundiye iwabo ku kirwa cy'ijwi, n'inkomoko y'uwo mugani, n'inkomoko y'aho byavuye n'amateka yabyo. Ese wari ubizi? Ese n'ubwa mbere byumvishe? Tumenyeshe muri comment. Niba wakunze ino video, kanda like kandi uyisangize n'abandi bantu bakunda amateka, ururimi ndetse n'umuco nyarwanda, kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka, mujye mudukurikirana kuko dushyiraho ibiganiro bitandukanye ku mateka, ururimi ndetse n'umuco. Mwari kumwe nanjye ni Rumari Ntwari, nkunda amahoro, wishimira cyane umuco n'amateka by'u Rwanda. Ibiganiro byacu byo naho ubutaha, turi kumwe. Mukomeze kugira amahoro, mukomeze kugira umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Naho ubutaha.